bucura nabonye ibintu ashaka, arashaka amatiku, arashaka guhata amatiku. Aho aya bucura ntabwo ari uguhata namubujije amatiku. ntiyumva. Bucura Urumva namubujije ntabwo nambwira ati bucura bizemo ibyo bintu ntabwo ashaka. Niyo mpamvu ndi hano mutegereje. Ubu ngubu nari namucunze. Ubu ndi kuri aka karayivu, ntugire ko ari iyindi mpamvu ndi kuri aka karayivu. Aka karayivu namucungiyeho nakora amakosa. oya nibyo ariko wavuye gutamira Nariko nawe wabaye umunyabwenge nakubonye. nge ntago nese wavuye gutema ibiti ryari? Ariko ibiti ngiye ntabwo mbitema buri munsi man, ibiti mbitema muri sama, ubu ni muri winda. So wamugana none umba ndi Kigali. Kigali ubu nari nshinze amarembo ya Bucura narenga ha ngomba kurenga umurongo. umva yampano umva gaswere yampano umva wowe ufite impano idakeneye amatiku, we shyira hazi imizigo urebe. banza ubyumve nimubanze mubyumve mwese ko muri hano. Yewe nta matiku ufite, ahubwo ni ibintu ubona bigenda ari ibintu bari kugendagenda ku maguru y'umuntu, inyuma y'umuntu, akavuga ati ibintu biri kungendagenda inyuma binteze. Wabihindukirana akabibwira ko yabigoye. Oya yampano reka nkubwire, reka nkubwire nanjye hano, reka nkubwire uri ikigoryi, mbaza kubera iki? Yampano ugomba kubara imihanda ukuntu irimo iragenda, ukareba ko uri umuntu urangije gusohora indirimbo ebyiri mu mezi nk'abiri, noneho hakaba hari reka ndangize kuvuga yampano, nindangiza ndaguha umwanya wawe uvuge. Urumva usohoye indirimbo ebyiri mu mezi abiri, ngewe nizo nabonye, kandi imwe n'iyindi iraza gukora neza. Iyi ngiyi urangije guta hanze, na yindi Bucura irimo irakora neza. Abantu barimo barabona move yawe ukuntu irimo iragenda neza, sibyo? Noneho Sabe amaze iminsi ingahe abantu barimo baramuvuga mu ruganda, wowe aka kanya uramutse uvuyeyo ugatangira kwishira kuri Sabe, ushobora kugendera ku bantu babonaga ko bari abantu baguma bamusimbukira. Nubwo reka ndangize nubwo koko umufitanye amakimbirane, wowe wibaza, ashobora kuba atanayagufiteho, wowe wibaza ko ufitanye amakimbirane nawe. Muri iki gihe abantu bafite ubwenge nkanjye, wowe ndabizi ko ufite umutwe munini umeze nka Tonalite, ushobora kwanga wowe ukaga umutekereza ibyawe, ariko abantu benshi baraza gutekereza iki? Abantu benshi baraza gutekereza, nitwebwe tuba mu bantu, nitwebwe tuzi n'ibyo batekereza, nitwebwe tubaha n'ibyo bagomba gutekereza. Abantu benshi baraza kukubona nk'umuntu urimo urasimbukira ku kintu, bamwe bagukishemo ijisho n'indirimbo zawe bareke kuziha umwanya n'amatwi. So rero uno mwanya naraza gufasha kariyeri yanjye, nta kintu habe na gitoya araza gufasha kariyeri yanjye. Niyo mpamvu utagomba no kumuvugaho. Niyo ikindi impamvu nari muvuzeho nari ndimo mvuga ku bintu umuntu ubwo nari ndimo kuvuga ku ndirimbo nasohoye. Sasa Babu arambwira ati hari umuhanzi waje mu kiganiro kiwe cyo kwisibo, aravuga ngo hari abahanzi badakinwa. Siko warusize uvuze? Oya, ntago navuze ko badakinwa. Kandi okay, first of all oya ntago ariko nabivuze. First of all Dumba kenshi yatanguye ibitabo bafite ibitekerezo byiza, kubera yuko nk'ubu ibintu nakubwiye ni bya danje. Iki ntago cyahunza guswera. Uzankura hehe none ko nsege nibera mu rusengero ko kandi nta ngurube yakwinjira mu rusengero utakwinjira. Uri kumva? Noneho kano kanya abantu bose bamaze iminsi bavuga kuri Sabe, bavuga ukuri, abavuga ibitari byo, so ku buryo byageze biba nka joke, biba nk'ibintu banavuga nka joke.
umva ikibazo yampano nukunda kumva iyo uvuze urareka umuntu akavuga ukumva igitekerezo cye ariko ari kwerekeza ahantu turi kwerekeza uri kumbwira njyewe reka nkubwire ibintu muri kumbwira ibyo bintu byasabye byo kuri YouTube channel ngiye ntago mbizi habe na rimwe kwijana kumva ibintu bari kumuvuga sibyo ibintu ngiye ndi kuvuga ni ibintu byanjye nka yampano none reka tukwapudetinge kubera ko utazi ibyo bari kumuvugaho bivuze ngo nitwe abantu beza bo kukubwira igihe cyiza cyo kubivugira kubera yuko we nyiri kubivuga ko utabizi nabivuze ndabivuga kangahe se ndabivuga kangahe ndabivuga nabivuze no se sinabivuze nabivuze ababyumvishe nta n'igihe nzongera gufata mbivuga se iki cyo namubwiye yarakibonye hari ikindi yampano hari abahanzi nka Bruce Melody hakaba nk'abahanzi nka Meddy umuhanzi aririmba indirimbo zikivugira kubera impano afite ubundi bikaba ngombwa ko aza agakora n'ibindi bintu byiyongera ku ndirimbo wowe tara ufite irahagije yego irahagije yego ariko reka nkubwire ninde nago cyangwa se hari abantu bikishamo ijisho cyangwa bakunda gukopera ushobora kuba ari wowe utazi icyo ufite njyewe ndakizi ikintu mfite ahubwo kuvuga nawe ceceka rero urimo uramara umwanya nta kintu ufite utubwira ibintu by'amatiku bivemo ntabwo ndi mu matiko uri kuyansesekamo niba wiyizi ibi bintu bivemo byihorere sabe niba yarakwimye ikiganiro agacano nake natwe twese yarakatwimye ariko banze umva ikibazo hangakiri ntagaruka nawe yarakakwimye se uko icyo kiganiro nta hantu nari kujya uracyabona yo fifiraya yakwica natwe yaratwirukanye ngo boss wawe niwe ngo boss wagenderaga kuri njyewe nanjye najyaga mu ibiganiro bitwika ubibye ngo bisigaye biregwa n'abantu 2020 ngo ntuzagaruke umva abahungu bararakaye yampana ari hano arimo arasakuza ngo we ngo sabe ngo yanyiba ikiganiro ngo babu ngo menyarabwi uri kubishyira mu nyito itari ya nyayo uri kubifata ukabishyira mu nyito ushaka nagaruko nge nabivuzemo ngaho vuga turete tavuga twibyo uvuga nakubwiye nti ikintu nge cyambabaje isuka icyo kiganiro yakinyine ese ushobora kurira ugiye kuri kamera ni sibyo sabe yavuze ko yamusaba akasereka munani ntabwo narira ntabwo none se wowe sabe ushaka yikiri udashobora kurira uzi hari abantu uri kumva basi wakwemera bakagushyira indimu mu maso cyangwa ibitunguru sibyo zigiye internet igiyemo igitunguru bazi byumve ibintu ngemba ndi kuvuga hano ntago mba ndi kwibaraguza ibintu ndi kuvuga hano ni ibintu fitiye amakuru ni ibintu we n'umutima w'umuntu umuntu nza nkavuga mu kanwa kanjye nkavuga ngo uyu muntu kumva nuko uwo muntu nge nawe imitima yacu ntago ibiri gupeza murandasi kumva Dumba banzu nyumve ndakumva babera nyoko banzu nyumva imyaka 5 igacamo iyo myaka 5 yacamo ukumva wa muntu koko bya bintu yabibitse ku mutima wowe warigiriye muri zindi haso warahuye n'ibindi warahuye n'ubundi buzima ariko ukumva umuntu we wagira ngo nta kindi kintu kigeze kijya mu mutima wiwe hagumye mu icyo kintu because uyu muntu so umuntu reka nkubwire sibyo icyambere yampano n'amatiku ntabwo uzi kuyavuga uvuga ibigambo bitavayo ibigambo bikuri mu mutwe ntabwo bivamo mu kanwa bireka ibi bintu ntabishoboye ntabwo none sinda wowe banze ntabwo hano nje ngo kuvuga ngo bintu mu mazina ndabivuga se mu mazina kubera iki uze kubicyaca ku ruhande ntabwo nabivuga mu mazina azafate umwanya yandika indirimbo nziza ibintu mu mazina yawe Babu wafasha yampano ukamuzana akabivugira kuri The Choice hariya kuri Sunday night akaza kuvugira yo sabe se
mwebwe muri kubikururiza kandi ntabwo akaza akavuga sabe akitatamura yaba ari insazi ubu ngubu duhanganye na channel yacu bibye ntabwo dushaka amatiku cyane agahanga ubu ngubu kari hasi njyewe reka mubwire ibi bintu ndi kubivugira hano kuri account yanjye ya Instagram sibyo ibyo bintu muri kubyumva nyaruka ndashaka kugira ahangaha amafaranga ninjye gukora video wapi ibyo ngibyo kandi nabyo umva ibyo kandi nabyo nimuzatangira ibyo ngibyo kuzajya mwifashisha ibyo biboro TB music ni yari hano muzi kugeraho mugeze kandi we ntabwo uragerayo mugatangira kuvuga ngo nta muntu wabafashije kandi nta muntu wifugiza ntago makanye ngo nta rero reka kwivugisha uko tugambo ngo ari umuntu unkorera indirimbo man usko buriya yama usko buriya niyo tumba gupostinze kuri Instagram ibyo bintu bifite nka price wakabihaye ukavuga ati n'umuntu nta mafaranga nagombaga kumuha none bikora kubyumva hanze ufite abahanzi utwo tugambo mwikoresha ngeze tugambo mwivugisha utwo ngutwo ndatwanga uri umuhanga muri studio urijyana urumva byose uzi kubyo ariko na producer nawe ashobora kuvuga ngo ngo yikorera indirimbo urumva rero ugomba kugenda wiha credit yego ariko n'abandi bantu mugiye mukorana ntuzagende wivugisha ngo kandi ngo impamvu ntavuze abantu dukorana ntago ari ngiye wikorera audio ntago ari ngiye wicurangiramo amagitari ntago ari ngiye mixa ntago ari ngiye editinga impamvu mvuze ibi ngibi nuko abo bantu ni ibintu tuba tuziranyeho ni projet zacu bikumva yego nakaza uko kaje kigira akantu kadanje ariko kamenye ubwenge ubu ngubu nigize umuntu wadanje nehese dokora Babu narumva kwanga uzima aho nagukundiye umunsi ntuza bamwirukana ku The Choice inzungu nzistura umunsi birukanye Kirema kuri The Choice ngo wamuhaye indaro ngo kumara amezi 2 ngo aryama nkwa byamubujije se kuhava akiva mu rugo n'ubundi ntiyagiye anuka kuri kubiganiro yakoraga ibiganiro amvuga okay wena ntabwo byari cyane ariko yaramvugaga ariko ngiye ntabwo nyampa kujya kubwira gusubiza umuntu ku bintu nk'ibyo ngibyo okay bamwiruka ariko ni nawe nabyumviyeho kuba mufashije niwe wabyivugiye ariko yabivuze nyuma kwa kundi ubona nyine umuntu waramuvuze okay uko nta kintu yabivuze yarakwihoreye so nibwo rero yagarutse avuga yuko yamaze igihe mu rugo nyine baramwirukanye inzara ibibazo n'iki so ariko ntago nigeze musubiza ntago nigeze yarabivuze nyine akavuga ati Babu wapi iki ndamwihorera ntago nabivugaho yama yo man uri umuhanga man mwakoze kuza live reka nje kuryama ndinaniriwe ariko ibintu navuze mwabyumvishe kandi yamana ibintu byawe reka mbivugire hano reka mbivuge ufite abantu hano 400 buriya uri kumva ukuntu ibintu byose byaba biteye cyangwa ukuntu byose byaba bimeze hari ikintu bita igeno cyitwa igeno kandi igeno uraribagarira ngewe boro banyamasheke nabo akoduri ikibwa reka nigenderesha reka nigendere icyo mbabwiye nababwiye sibyo harya yamba nureba nk'ubu ibyo bintu ugena kuvuga ngo sinzi ngo nitugufasha ngo sinzi ngo niki niki ngewe na Babu tutaza kuba ari hano wari kugwa mu mazi nari ntabwo mumfasha ahubwo none se wari kugwa mu mazi abiri nari nkubonye genda muri studio ejo indirimbo yawe ndayipostinga turakora promotion nayikuze ni nziza eka ibyo biboro kuma mako urumva tuzongera kubivuga bino bintu ubwo byarangiriye aho ngaho uko nta n'umuntu tuzongera kugirana ikibazo ibi bintu biraregeye ni fresh nabwira ndirimbo so yitwa ngukiyama bayita Dori ni indirimbo nziza y'urukundo none rwa rukundo abantu batajya bavuga bahoramo rwacishwa hanacisha oh yes
cyaze yampano niwe future yacu ubwo bupozompo ubwo ngubwo mbona butangiye kukwinjira mu mutwe n'ubukuramo. Oya nta reka Dumba situvugana buri munsi umuntu tuganira buri munsi ibyo urabizi ko ngiye ngo habura wari ugiye live utambwiye ubuzima mva se bira bintu ni ibintu umuntu avugirwamo man icyo umutiri ku mutima yenda gaswe niyo mizimu yanyu yamanyamasheke dore niyo yagiye kwatunarira amagini ya nyamasheke munsi yambaye ikanzu amagini ya nyamasheke munsi yambaye ikanzu dukuri kwibana amagini nyamasheke yambaye ikanzu ngewe ugire ngo reka mbabwize ukuri uri kumva niko wenda njya ngira ikintu cyo kutakunda ntabwo nshoboye kuvuga cyane niyo mvuga ibintu ndabicagagura ukuntu ntabwo mfite impano yo kududubiza ibigambo byinshi zifite impano yo kwandika ibintu byinshi ariko sifite impano yo kuvuga ibintu byinshi ariko biri ku mutima wanjye sibyo ako se abaswera ninde wababwiye ko live yose mba ndiho abari yanjye baba barambwira ngo zana kasuku kandi nawe ari muye kasuku nawe ari kuye ngaho bayi yampano man kandi murakoze umugoroba